itangazo rigenewe rubanda ati kwemeza ndetse no gushyiraho guverineri na vice guverineri b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ati hashingiwe ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko ryahinduwe kandi ryuzuzwa kugeza ubu ngubu. Ati n'itegeko nimero 41/202 ryo kwa 20 Mutarama 2011 ati cyane mu ngingo yaryo ya 64 inyandiko mvugo y'inama y'abagize inama nkuru ya AFC yo kwa 15 Ukuboza 2023 yerekeye ishyirwaho ry'umuhuza bikorwa wa Alliance Fleuve Congo ati kumenya ko umutwe wa M23 ari kimwe mu bigize ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Umwanya wa guverineri no vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ubu uriho ubusa. Ibyemezo byafatiwe mu mahugurwa yo kwemeza ibirindiro by'inama nkuru ya Alliance Fleuve Congo yabereye ibunagana kwa 20 Ukuboza 2023 ati umurongo mugari wo gukorera abaturage b'igihugu cya Kongo mu mucyo, imiyoborere myiza ndetse no guteza imbere ubuyobozi bubereye abaturage, ubusabe n'ubushake bwo gushyiraho inzego zihamye mu miyoborere y'igihugu. Maze barangije bakomeza bagira bati none rero inama nkuru ya Alliance Fleuve Congo imaze kuganira kuri ibi byose twavuze haruguru ati twafashe ibyemezo bikurikira. Ingingo ya mbere, Bwana Bahati Musanga Joseph yemejwe kandi agirwa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buryo budasubirwaho. Ati maginga ya niwe ugiye kuba guverineri kandi akayobora iyi ntara yose. Ingingo ya kabiri bagira bati abakurikira bemejwe kandi bashyirwaho nk'aba vice guverineri cyangwa se nk'aba guverineri bungiriza uyu Bahati Musangwa Joseph. Abo rero ni bandi, harimo Bwana Manzi Ngarambe Willy, muramuzi cyane nawe n'umwe mu barwaniye ishyaka ku mbuga nkoranyambaga uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo. Uyu rero yagizwe vice guverineri ushinzwe ibibazo bya politiki, ubutegetsi n'amategeko. Naho rero Bwana Amani Bahati Shadraka, uyu ni vice guverineri ushinzwe ibibazo by'ubukungu, imari n'iterambere. Hanyuma rero bakomeza bagira bati ingingo ya gatatu, ibyemezo byose byari bihari mbere y'ibi ngibi biraza guhita bikurwaho. Ingingo ya kane, atabanditsi bahoraho ba Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 ati bashinzwe gushyira mu bikorwa iki cyemezo kizatangira rero gukurikizwa umunsi cyashyizweho umukono n'uyu munsi. Bikorewe Goma rero kwa 5 Gashyantare 2025. Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, umuhuzabikorwa wungirije wa AFC ushinzwe ibibazo bya politiki na diplomasi nk'uwemeza ibi. Hanyuma rero hakaza Colonel Nanga, uyu rero Yobeluo niyo mazina ye. Uyu ni umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo, nawe yashyize umukono kuri itangazo tubasomeye. Hagati aho rero iri tangazo rikimara kujya hanze ibintu bihise bihindura isura ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko rero ibitangazamakuru bikorera mu kwaha kwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihise bitangira gusakuza bavuga bati igihugu bagiye kugicamo ibice. Ati dore nk'ubwo ngubwo Bahati Musanga bamaze kumugira guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru bikozwe na AFC M23. Hanyuma rero ngo Bwana Manzi Ngarambe Willy bamugira vice guverineri. Ati bitwabivuze kuva kera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo kugenda icibwamo ibice. Ati none rero dore ngibi nibyo batangiye kutugaragariza bashyiraho abayobozi. Ati ibingibi bikomeje gukorwa amahanga arebera. Ati niyo mpamvu dusaba ko amahanga yagira icyo akora agafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, hakanafatwa ingamba zose zatuma aba barwanyi basubizwa inyuma bakamburwa ibice byose bigaruriye. Nguko rero uko byifashe mu mutwe wa M23 umaze gushyiraho abayobozi bashya. Byari byaravuzwe ejo bundi, ariko kandi n'urugamba rugikomeje, ndetse rero n'ubu ngubu turimo kubagezaho iyi nkuru. Abarwanyi ba M23 bamaze gufata kandi gace ko muri Kivu y'Amajyepfo, ni muri territoire ya Karehe, kandi rero barakomeje urugamba berekeza mu mujyi wa Bukavu, dore ko n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu kibarizwa hafi ya Bukavu nacyo cyaragoswe n'abarwanyi ba M23, ndetse umunsi ku wundi hakomeje kugenda habera imirwano. Vuba rero dushobora kumva ko n'ubundi aba barwanyi bigaruriye intara ya Kivu y'Amajyepfo bagashyiraho ubuyobozi. Guverinoma ya Tshisekedi yakwanga ibiganiro, yakomeza kwinangira aba barwanyi nk'uko baherutse kubitangaza mu kiganiro n'abanyamakuru ari mu mujyi rwagati i Goma. Bavuze ko
iyi leta nitemera ibiganiro bo bazakomeza urugendo rwabo berekeza Kinshasa bajye gukuraho buno butegetsi bashinja ibirego bitandukanye birimo kuvangura ruswa